nduzinze noneho bayirangaje ese ngira muko igihe nahereye nkomanga ntago muri mwanyumvise hari ukomanga mu rugo se nose ubwo ngo ku gipangu ndinze gukomanga Kamirinda akaza gufata isakoshi ngo ntago wari wanyumvise ko naje mbanze ko wajyanye urufunguzo yewe se ndi umuzamu wa hano ese ko nabonye twese tuziga bagabana narinzi ko nawe urwaba warutwaye hari igihe Kamirinda bahuze umuntu wo mu rugo rero yakabaye yikingurira ninjya gufata urw'igipangu n'urw'inzu nzarujyana ese nagusiza aha mu gitondo ngiye kureba Kasirida yari yambwiye ngo duhurire kuri paruwasi ko nabivuze hano ninjoro n'umugabo wawe ahari nkagusiga aha mu gitondo wicaye aha so ubundi wacitse umugongo muko ubugira ngo nkore iki ese ubundi umugore mu rugo buri kintu akora ibyo nsabwa mba nabisoje nese uri kundeba cyane ugira ngo nyembanza mbikubwire uri kundeba cyane se mwana wanjye do yanyakije umunsi mvuye mu misasa neza abantu bose bambiraga ngo ndasa neza ko disi najyaga mbona kuri kaga televiziyo nkajya kubona nkabona abantu ngo nanjye manutse ngera ncumigara kare cyo cyakuvanye mu cyaro se icyankuye mu cyaro ni igiki washyano n'ibyo byose by'ishyari waba gufite ushaka nyine naze ntiwabibonye ubu se aka kanya nta n'icyumweru ibi bintu biramaraho nabyo birakuriye Sheri ntabwo ndi Sheri mpamagara izina ryanjye seko numva utangiye no kumpabura oya dogiteri we okay basi Sabine ego basi nje imbere yawe nciye bugufi nje n'umutima umenetse ndi kubyumva ko njya kubwira ugaseka burya no ndi kumva nari byo ngiye kubwira urabyakira gute nari bimbwira ndi kumva nta kibazo no kuba nafashe umwanya nkahagarara hano nuko niteguye kukumva nta kibazo okay murabizi ko ari watumaga umunsi wanjye ugenda neza sibyo icyo nshaka igerana ariko nyegera no nese basimbwira utambwe uya wimfata nabyo nshaka mbwira utamfata nese aka kanya utangiye no kunyishisha ntabwo nkwishisha ariko uramutse umbwira utamfashe gutya nabwo nabyumva nta kibazo okay mbwira sinkora iki gukora iki ikintu ni kugerageza cyose uri kugikwepera kure ntari nanagisohoza ako se mu by'ukuri ishire mu mwanya wanjye ibaze kugenda ukamara amezi arenga 5 none se mwana bimeze bite se gusa nisa ko kubyango no ngumuhofu shati barere mwana ibyanjye imbwa zabirwaniyemo none ubu ngubu ako nahantu muzi suzi ko se byagiye nyine kwahuye ukambwira ngo uzanshakira akazi nze buracyabungira muri mujyi wabyihore wa mugabo ko agahinda nk'uko kamenywa n'inkici yatoreye umva ahubwo umubwire ahantu burya narazamutse ngeze ruguru ngira amahirwe mbona umugabo musabye akazi arakama none mabuja yanyirukanye ubu tuvugana ubu ndi ubwo wamuterese wakoze iki waretse ibintu byo gutereta ndakubwira ko banyirukanye ngo nta nyine wakurukanye wakoze uze wakurukanye nta kintu wakoze nawe ibintu by'ababoss bizi koko ni wabo wangirira ku boss ngewe mbanye nawe ni naje nsanga nago yigize anyirukana ntabyo nzi igamana we yewe uravuze ngo nibyo byankuye mu cyaro nabonaga nabyo wari ubikeneye urabona se bwa butambaro utaradukuyemo wabaye icyuki umva rero nkubwire wahembewe umva nkubwire washyanga we ariko mukecuru ni nyina wa nyoko ntabwo ndi mukecuru nagira ngo amashuri wize wanyu mwize gutukana ko numva ikintu cyose yari ugutukana wikomeza kumvugiramo tegereza wumva icyo ngiye kukubwira nagira ngo uyu munsi nkumenere intoba mu jisho nkwerurire gukuriragaho ukuntu aha ni mu rugo rw'umwana wanjye Shafina twise amezi 9 nkamushyira mu gituza cyanjye nkamurarana amajoro genda gake kuki utararana nawe akabaye n'uyu munsi ukirarana nawe gihe ibyo bintu mpora mbikubwira uzi kunyurira umwana wawe ukibagirwa ko yakuze akaba umugabo
uracyamuheka urongeye urambwira uracyamuheka ibaze kugenda ukama amezi arenga ubu se umwaka wabwo ntushije ubu ngubu ra none se sheri nako Sabi ibaze ariko kubizi neza niba twari turi mu rukundo nge nawe kabura nawe ukabura ko nagiye nkabura uzi n'akazimba mfite wowe kutateye intambwe ngo ndute ngo mpamagare nonzi ariko se bikamubwiye sibyo nje cyagiye dukundana naraguhamagaraga ukanga kumvikisha ukaza kumbwira ndi mu kazi ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo rero ngiye nabonye kujyana isariza ubwonko n'umutwe nahisemo kwituriza nk'icecekera nkatangira ubundi buzima bushya hano reka nkubwire tuza ushyira umutima hamwe sibyo nuzi icyo ariko nyine naje wese icyo ushaka cyose nzakigura uzakimba se ubundi reka nkubaze mani reka nkubwire ndi kumva nimba ndi inzozi n'ibiki muri njye nubwo nari nyigutekereza habi ni ukuri kw'Imana ntabwo nakubeshya ko waba wibagirwa vuba ntabwo ari kwibagirwa vuba ariko iyo umuntu atakwitayeho imwibagirwa vuba iki gihe kingana gutya iminsi ngaho yariciyemo nguranye bagiye uriko none hari no kubyita iminsi we ni ukuvuga ko ntabyo wari witayeho umwaka ugiye gushira tutavugana umwaka yego none se ubwo uramfashe kihe kubizi wari wambwiye ngo uzandangira akazi nabya bicere ndabifite oyaze rero kuburumva ahubwo ni nk'amahirwe ngize yo kuba komera hano ahubwo sinzi niba ari ikintu uri bumfashe none se bakuzijije iki ko utari kumbura ibintu bakuzijije umva abakiretse niba abantu b'Ikigali ariko bose bameze umva ikintu yamuye njyewe nishyuje amafaranga yanjye y'amezi 2 nari ngezemo uta amafaranga y'amezi 2 ndangije mabuja arambwira ngo araza kubwira bosi nava ku kazi ngo ayabe ngira ngo yabimubwiye mbese muri make nimba numva neza uzize kwishyuza nzize kwishyuza mwana none mu kanya bosi yaje mbatse amafaranga bicaye muri soro mabuja atarakarabyada yaraga nsohotse mu gipango no kumigera ubura no kubiswe ndi kwibaza ahantu ndi bujye kumbabaje nari nyoko nyine no kumfasha nawe ukagira ukuntu ngenza kabisa dore nanjye ntago ari njyewe ni imyaka bura barabanga imyaka y'inkende n'iri igiti kiranyerera hariya nakoretse mu rugo oya wambwiye ko ari hano hepfo ariko ntabwo wigeze uhanyereka urabona ipfuriye uragaragara imihanda urabona rutambika hari n'undi ukomeza gutya uratambuka tugera ku giti cy'umwembe kiri hirya gutya gatoya gitumanuka igipangu cy'ubururu kiriho bya bintu by'ibisenyenge kumva cya kindi gifite turabibona haba harimo n'imbwa mo imbere akarange k'ubururu utakarange k'ubururu kwa gatatu nimba uzaba ukiriho uzahanyure umumagare hari umuntu ngiye kukubariza abakobwa bo mu kabari akakose mucacu igihe wahereye n'ukubundi ubu nshaka iki koko ntushobora no kumana amahoro bwarimwe unijye urukubwira musanzi wanjye uje kuntera hejuru nakwakiriye neza nta kintu ntakoze unyakira neza hano ni mu rugo rwa so ariko se wamenye ko ari n'urugo rwanjye byibuze ceceka ufunga uwo munwa ariko igihe cyose ni uguhora uhanganye ndashaka kukubwira ikintu kimwe ukiteho ujye uhora ugitekereza ukizungurutse muri iryo shu wikoreye nduzi ko umutwe ugira umwana wanjye nabyaye maze kunanirwa kuko ihanganye ese jya uceceka jya ureka kumvugira mureke mbanze mvuge iyo uri ahangaha rero wagaramye nk'intumbi ya mugiga ariko noneho si ibitutsi ugira ubundi abanyacyaro no gutukana kwanyu sinzi ceceka mbanze ngufungishe umunwa nguhe gasopo unabimenye ibi ni ibyuya byanjye n'umwana wanjye akora bamawe uko baragwira uzi ikintu kimwe ugiye kuzabonera hano nzagura urushinge nkudodo uwo munwa ngiye kuzagutinyuka kuko ubu biri kugenda birangira uragatinya inka mu nzu biri kugenda birangira urabona uko ameze ariko ubundi reka nkubaze kwirukankana kera kubusikagera reka kumara ubwoba umva reka nkubwire ubu noneho umugabo ndabizi ntahari nakujwibura
ku buryo ari buze hano ukabura icyo ngiye kuzarekera kukuba ceceka washyano nyamara ngiye kuzarekera kukuba kigiye kunshira umuryango cyagiye mu maonapo cyarabyimbye wagira ngo wandetse ariko ubundi umva reka nkubwire rero n'undi munsi nguhaye gasopo ariko ntabwo njye wanyicaza hasi no mu rugo rwanjye wicara hasi ese ubundi wasubiye iwanyu mu cyaro uzajya wicara mu ntebe ariko umugabo wawe wasubiye iwanyu mu cyaro ubundi ndenda kuzagura umukasi nkajya ngukata narangiza nkabwira umugabo wawe ukuntu uri umusazi uri umurwayi wo mu mutwe ngiye maze kuguhorerwa muri uru umva ndavuze ngo icara hano hasi ntabwo mwicara jewe izi ntebe n'izanjye naziguranye n'umugabo wanjye wawe ubundi se sha reka nkubwire nyina w'abakobwa yarapfuye ntabwo mu buzima nigeze nifuza umukazana w'injajwa w'injiji w'injati nkawe wari ukeneye umeze nkawe uzabibona byibura wari ukeneye umeze nkawe ndakubwiye ngo uzabibona se wingira injiji nawe ngo kabye ntukamfatanye na stress nyine akazi karakuba nawe sinzi uko nabisobanura abarwayi biki ntago mbizi nyine wowe genda wite ku barwayi bawe nanjye nakomeje ubuzima bushya meze ntabwo wabinkora sibyo oya no ntago narwana n'ibyo ndimo ngo ndwane n'ibyawe no buri mu biki se basi mbigufashe si ngombwa ko ntago ari ngombwa ko n'ibyanjye sibyo ntabwo wabimbwira mbere ikibazo cyawe cyose warakimbwiraga ariko ubu ngubu ngo nta n'ikintu ushaka kumbwira ubu kuri iyi saha igihe tumaze tuvugana nifate ngo gutya na gutya ngo ibintu bimeze gutya gusa urumva nabiherayo mbikubwira basi wabanye ndishye ibyo ntabwo ari ngombwa rega kubimbaza ugomba kubimbwira nkabivamo bivuyemo nanjye niba warabonye ubushobozi bwo kunyikuramo njye ntabwo sira utarabivamo urabizi njye ndacyagukunda ntabwo nkunda pe umva reka nkubwire bye reka nigendere sezera basi mpobera no kakashenzi ngo karakinyikaraga ko nta kibazo hasi wamubajije nonaha kuko Unisema ndamubaza atame igisubizo. Simba mfasha umubaze nonaha kabisa kuko nta kuntu meze kabisa. Ndi kukwemerera kugufasha. Ubu nararose kuwa gatatu ngubu kuwa gatatu turi kuwa kane. Kuwa gatatu hashize ubu turi kuwa kane gusa ubu ngubu urumva nazagiza kuwa gatatu narapfuye ngo hano kabisa. Nzigo nta rugongira nanjye n'amafaranga mfite ngo nk'akazi nuko gushakishiriza nyine mu ngo wanjye. Asubuye ko ubundi ntabwo waryaga se? Tubisigaga ku mavuta yasohoye. Si ibihaza se bampaga hari igira ngo ariko wabibona. Ibihaza bingahe se ibihaza bibiriho wabibona. Mwese wanjegera we ko abantu muhaga nabi. Uyu wihangana utunzi tungaye bakaguhemba wongera gutera bosi hejuru ajya mu bosi umuntu batera hejuru. Ukubwira ko nazize ko nishyuje amafaranga yanjye mwana. Ntabwo uri kubyumva. Nyine kwishyuza nagaragatore. Amezi abiri. Ako bakurukanye bayagwaye. Amezi abiri uri kuyumva. Bakurukanye bayagwaye se? Shabanka se kubw'amahirwe nagiye ko nambona banyohereje ibihumbi 10. Mama bitanu. Kurumva n'ingwa bitanu byose ngenda sigara. Nyine ndigira muri diru nta kintu wamaye. Bitanu yose mwana. Ndinjira muri diru yo kugushakira akazi nta kintu nanyoyemwe. Basi se akazi kari buboneke uyu munsi uragafite. Chikanga ngo ahantu mwize. Fidel ni yari kumbwira ngo akeneye ngo umukozi ngo uzagira uzi gukupa kupasa ubundi. Cyangiye gukupa bundi nibyo bintu byanjye. Wabaje no kumesa utukarisa kw'abagore. None nawe kandi tangiye kuganira naje. Muzungu munema nk'ubwa akazi ndi kubona. Chugore kutegereza mbona ko mu birore. Kristo z'abagore nawe rero. Ariko ntacyo. None se reka reka nkubwire ngugire ni inama. Ufite telefone. Reka ngugire inama zakugirira n'ubuzima muri uyu mujyi wa Kigali mu gihe umazemo imyaka 5. Uri kumva? Nama zawe. Urabona ndahasaze. Gaho mbwira. Ubundi wavuye Rusizi. Uzikiye uje gushaka amafaranga. Gabanya kwitwara gabanya gutwara igitugu ku bantu baba boss. Uri kumva? Ubu se nabajya bakumaramo amezi. Neze nibwo bwa mbere wumva ijambo guhakwa. Neze umuntu uri gwafata ijambo guhakwa ngo urisesengure ngo umenye ngo guhakwa ngo bishatse kuvuga iki. Ahubwo noneho niba ryo ngibyo utangiye. Ntiwirirwa ushinze runashi hano.
ngiye kuzajya nkugaburira rimwe ku munsi ngiye kwemera njye mu gikoni. urangaburira se hano si iwanjye urangaburira hano si iwanjye uraje ubibone ntabwo byashoboka ntabwo wowe wamfungira rasiyo ntabwo byashoboka arya uriya munyagwa ngo ni Kamirindi ngo ari mu bikoni ndaje nkimukuremo ntanamwirukana Nkinje- natagira wagira ute? ntanamwirukana ayiwe amabere yikoze ntonsa we aho kugira ngo Kamirindi ave muri uru rugo waruvamo ukagenda wanjijiwe urirwa uzunguza ikibuno umutungo w'umwana wanjye. ese mukecuru wambara ugasubira iwawe Uburaya. wahagurutse uje kunsenyera koko wahagurutse ugasubira iwawe arasenya urutubatse si uburubatse ariko abakecuru mwapfakaye mukiri bato ariko ndashaka kumenya Sinzi kabisa. nyoko yararogaga Hewe. inzara yaroga nk'ibyo ufite Inzara mama yaroga yageze ahawe njyewe ubu hari Unyise umurozi umurozi. hari umurozi waroga wowe urogesha ururimi unyise umurozi ubu si ibitutsi wirirwa untuka n'uburyo umbangamiye koko ubu mama yaroga yageze ahawe ceceka wagahinda we singukunda nagira ngo nkumenere intobo mu jisho singukunda mba numva ntagukeneye no kukubona Ibyo ndabizi. niyo utambutse Si muri ibyo wirirwa korodoro umbwiriza, ndabizi. iyo utambutse muri korodoro impumuro yawe yahindutse umwanda mba numva wagira ngo wankunda ni utankunda za toilette zanyu tuzarubanamo mufungure cyangwa urusohokemo oyasi ahangaha ni iwanjye icyo ngicyo cyo cyonyine ubanza unakimenye nturebe ukuntu ugenda ukihererana shafi ukaruka nduzi ko havuze Hano havuze umugabo data wanjye. yego kandi twarakundanye na n'ubu turacyakunda mwihererane kuko akiguhenamo nzamwihererana kuko namwonkeje tuzareba uwazumvira cyebwa ko ari uko wabishuze ubwo bagusabye kubagomba mu birenge ntiwabigomba ukabona amafaranga ikibazo ibyo byo simba ubuzanye ko bandi amezi 6 ntago nicaye mu rugo cyambere nuko mbona umutanzania nkarya ibyo okay none reka mpare kandi nkufite fonera nimaka nimero kawe ndaza gutira wa muhungu Korode wano hirya ubundi cicira nk'uyu mukobwa dukorana mu gipangu uzamutere amaye yawe ngira gapo surami none ubwo nyuzamama gashi tuba turi kumwe se ntacyo yimbwira andiko 079 366 374 sindagerayo byiza okay none reka nzamuke ubwo ngubwo na bibiri umaze sama bibiri n'akazi kataraboneka kweda kwete shubu sinibeshyeho urashoboye wa mukecuru we kandi nabyo ni igihe gitoya uwo muntu uko nkumvaho nawe nawe ukumvaho ntazongera kukugirira umutima wabona waranabindorwe nahibwirwa n'iki yabona ari nzaho buba nta kuntu yabona ari nzaho buba ko ntawe utawufite usigaye ufite umunwa ubugome ubufite usigaye ufite umunwa ubugome ubufite n'ubundi nta n'uburozi ntekereza ko ubufite kandi uzatuma nkora ishyano ahaha reka rero nkubwire ikindi kintu ukicarana ukizi neza ntitugukunda n'abana bawe reba ibintu wakoreye muri umuna wanjye ejo bundi ako kugasuzuguro gaca hedi iwanyu mwaragiye imbwa mwirirwaga inyuma y'imbwa abanyacyaro byabayobeye mwese abanyacyaro mwirirwa mutukana nicyo mushoboye no kwirirwa mugotomera ibigage genda kukubwiza ukuri yuko ntari nyoko urkumva sindi ne nyoko bukwe sinkabe nyoko bukwe purakangara ntuzongere no gufungura umuntu imbere yanjye ndakubwiye ngo mukecuru ni nyina wa nyoko n'ikindi gihe haguruka genda ugiye hirya mu byumba genda itu ndakuvumye asikiwe nzaguhahaza ku buryo n'umugabo wawe atazamenya ikiri kukumungisha mana yanjye irema isi ikikorera ibikoko noneho ndabigira ko numva birenze ubwenge bwanjye. Ikiri mama ngo umugore ni mubi, ikiri umugore ngo mama ni mubi. Mana wo mu ijuru, keretse ariho umanutse
ukankiza ibi bibazo cyangwa ukanyimura ibi bibazo kuko ndabona byambanye nk'umusozi ntabasha guterera. Kurikira ariko wahamagara Kamirindi. Kamirindi arumva se? Kamirindi ye mwesho none se ubwo mvuze Kamirindi uritaba uravumvura ntuze ngo wumve icyo nkubaza. no mufite umunani wabaye Kamiri ndi muri kwandikirana gute umushobo wose azuzanira amazi hariya gira vuba vuba ijya vuba vuba ungabanye induru n'iki byose stress zirangije nabuze icyo nkora nawe uraza untesha umutwe uvuga ibitavugika. bose sibyo wenda ko nta muntu urwana na sebuja umusore umfata ari gusubiza pe tununize muri taekwondo utamukura amenyo inyanga yongera cyakora kabiga siko nta keza siko kuna komeze kumva uri kwivugana wabaye iki nundi ubukimerye n'umugore wavuga ngo ni Kamiri uri muranyumva Kamiri ndabumva uri muranyumva ndabumva naho Kamiri gabanya gukina komedi imbere yanjye ndashaka kumenya niwe wirirwa muri uru rugo si wowe ntago ari wowe ntabwo nabihakanye ariko ntabwo wabihakanye cyo kuri kuvugana noneho nshaka kumenya hagati ya mama n'umugore wanjye Kamiri nshaka ngo umbwize ukuri